Hello friend and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Nk'uko mubizi rero ni Rwibutso wanyu, mbahaye ikaze kuri Safjed TV. Niba uri mushyashya tuguhaye ikaze mu muryango mugari, wibuke gukora subscribe, ushyiremo comment, ukore share. Niba nawe usanzwe rero welcome back to my channel. Uyu munsi rero mutera agaterero mbabwire mbaye n'ukuri gufite ibimenyetso. Murabizi yuko ubwashize nari nakoze kuri ntuza yaba Oliver mbabwira yuko biriya bintu bari gukora kuri social media, mwese I think ko mubizi ko ari prank. Abantu bamwe bantera amabuye, abandi baranyandikira barantuka. Oliver aranyandikira arantuka, ngo bararambwira ati kubera iki urimo ushaka kumfata kunda no kugira gute, ibintu biba byinshi. Ndavuga rero reka mbyihorere ibi bintu nere no kubikoraho, abantu bataza kumva yuko ari ugushaka gutwika no kugira gute. Ndavuga reka nirinde nyine amagambo no kuguma gutukwa n'abantu. So aho bigeze rero ibintu bigomeje kuba too much, ariko noneho uyu munsi icyo nzanye ni kwa kuri gufite ibimenyetso. Uyu munsi icyo nzanye ni kwa kuri gufite ibimenyetso. Noneho bwashize navugaga mu marenga, njya kuri kote ebyiri mvuga ngo wenda ngo niba atari planka wakwitwara gutya, niba ari na planka wisubiraho n'ibiki. Ariko ntabwo nari nagomye kuri kote imwe, ariko ntabwo ari uko nari nyobewe ukuri kw'ibyari biriho cyangwa se kwa James na Olive, no. Nari narihanganye nanga kubivuga, ariko message zabo zo kunyucyura no kugira gute nizo zitumye noneho uyu munsi nerura ngira ngo mbwire n'abanyarwanda bari mu gihiriri bari kugira gute mumenye neza yuko ibintu bya Oliver na James ari planka. Uri kumva? Mwaguma kubikurikirana mubireba, ariko mube muzi ko ari agakino. Igitumye mbivuga ni ukuntu abantu bajya muri comment bakarira, yo turababaye tugize gute, ihangane, Imana izane James, Imana izagire gute. Wenda ibyo bihana Imana yanabimuha kuko abantu ari byo bari kumusabira, ariko ntabwo ariko kuri mwere kurira ngo mwumve ko byacitse. I think ngo mbese ngo ni n'imfashanyo bari kwaka n'abazibaha wenda babafashe, kuko n'ubundi ntiwakora biriya udafite ikibazo cyihariye. Babafashe yego, ariko banabafashe babizi neza yuko ari plank bari gukina. Njyewe mbafite ikimenyetso kubera yuko njyewe James naramwandikiye kuri ntuza turivuganira kuri WhatsApp, na chat ziwe ndazifite. Nkoze iki kiganiro ari mu gitondo tukimana kuvugana, na chat ngizi ziwe ndazifite. Wenda ntago bigaragara neza, muri kubibona ni James. Wenda ntago biri kugaragara neza, ariko ndizera yuko bari buze kubinkirira, bari bushyireho screenshot ku ruhande mu buryo bugaragara. So rero ntago ari ukubanika no kugira gute, ahubwo ngewe ikintu nashakaga kuvuga, ndashaka kubabwira niba koko we muri ntuza arivugira ko ari views. Ese nyuma yo kuba ubonye izi views z'iminsi ibiri, ko n'ubundi ibintu byose bimaze kujya hanze bimenyekanye, nyuma yaho bizagenda gute? Guys, tubonereho no kwiga no kugira gute. Mwabantu mwe, ibintu bya social media ni ibintu biza bikamara umwanya muto bikaba birarangiye. None se niwemera ko ni uburenganzira bwabo, nanone ntago mbategeka cyangwa se sinabategeka uko babaho mu buzima bwabo, ariko byaba n'isomo kuri bagenzi banjye n'abandi bose dukoresha YouTube. Ntabwo ari byiza gutekereza ku nyungu z'aka kanya kuruta uko watekereza ku nyungu z'igihe kirekire, cyangwa se gutekereza ahazaza hawe bizaba bimeze bite. Niba se umugore n'umugabo bategura ikinyoma, bakicara bakabeshya, ntabwo ari kuvuga ngo ni ukubeshya wenda ngo abantu bangaye babiri batatu, bakabeshya babakurikira bari mu gihugu barimo n'abari hanze y'igihugu barimo, hafi isi yose ikareba ibintu. Abarira bakarira, abasenga bagasenga, abagira gute abafite ababafasha bakabafasha. Ari ikinyoma. Niba urwo umugore n'umugabo bateguye ikinyoma
bakagishyira ku karubanda bigeze aha, ese mutekereza muri rubanda abantu bazongera kubizera? Mutekereza aho mutuye bazabafata bate? Mu nshuti zanyu hehe na hehe mutekereza ko abantu bazajya babafata gute muri abantu bakuru bifata urugo rwose rukabeshya isi yose? Mwicare mubyibazeho mutekereze neza, ibintu mwakoze ntago ari byo. Ni prank twabimenye nibyo, ariko ibintu mwakoze ntago ari byo, mwisubireho wenda n'ikindi gihe. Ejo hari n'igihe muzategura mugategura ati runaka muri twe, noneho mugategura n'ikindi kintu gikomeye no kurenza kuba mwaravuze ko mwatandukanye, ariko ntago ari byiza. Mujye mwisubireho pe, ntago ibyo bintu ari byiza byo kwifata mukabeshya amahanga. Murifashe mugiye kwa Gerard Mbabazi, mugiye kumutuburira, mugiye kumubeshya. Ni umunyamakuru tuziho ukuri, ni umuntu utajya uduhereza amakuru ari fake news, ariko murifashe muragiye muramubeshye muramutuburiye. Ese ubwo ejo n'ejo bundi noneho ibintu binabaye ari ibyanyabyo, cyangwa se ari n'indi mpamvu itumye mukenera n'abo bantu bose, mwifata mukagenda mukababeshya, mutekereza ko ari nde uzongera kubizera? Guys, niba ari ikintu kigora kubona cyangwa gushyira mu bantu ni icyizere. Abantu baba basanzwe bagufite icyizere, bakakubaha, bakagira gute, ariko ikosa rimwe ryonyine rigutakariza icyizere cyose wari ufite mu bantu. Kandi guys, niba ari ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima ni ukugirirwa icyizere muri rubanda no mu bantu, kubera yuko nta muntu wigira. Hari aho ukenera serivisi ku bantu ugafashwa nabo, ariko niba uri wa muntu wifata ukajya kubeshya amahanga yose, nta muntu uzabwira ngo mfite iki kibazo mfasha muri buno buryo ngo abyumve. Kandi nta muntu ubura ikintu akenera ku bandi. Ushobora no gukenera kujya kwa muganga, ugakenera umuntu uri bubigufashemo. Ushobora no mbese ibyo gufasha abantu, ubufasha umuntu aba akeneye kuri bagenzi be ni bwinshi. Igikurikiye, mushobora kujya mujya no kwa muganga, n'umuganga akababwira ati ni prank muri gukora urumva, akavuga ati ntimurwaye, hato ntabatera n'inshinge bikambera ibibazo. Guys, mugerageze mwikosore, mugerageze mubwize abantu kuri, nyine mwerure, mureke kubinyuza mu macati n'ibiki. Nk'uko mwafashe kamera nyine mukatubeshya, nimureke kujya ku telefone ngo mureke tubibavugire. Nimunajyeho mubyibwirira abanyarwanda, ntabwo turi intumwa zanyu, uri kumva? Nta nubwo ari twebwe mujya kubikora, ntabwo ari twebwe mwahereyeho bwa mbere ngo mutubwire ngo mubituvugire. Nk'uko rero mwigiriye kuri kamera mukabyivugira, nicyo kigomba no gutuma muza mukabyivugira. Mureke kuvuga ngo tubibavugire, ngo mutwandikire, ngo tugire gute, ngo ni prank ni ibiki. Ko mwari mwarabihishe mukaba mutangiye kubivuga, mwagiye kuri kamera mukabyivugira, mukareka kuguma guca hirya no hino. Narabibabwiye ubwashize, navuze nti umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Narabibabwiye. Ubu rero none aha muri uyu mwanya nibwo ndatekereza ko aribwo muri kumva neza ibyo nababwiraga, nibwo muri kumva uburemere bw'ikintu mwakoze. Niyo mpamvu bibagoye. Umva, mwaririjije bihagije, mwiraje Nyanza mwinyuza hirya no hino bihagije, isi yarabose, abantu barabose. Rero byanamenyekanye ko ari prank, na James ubwiwe yabinyibwiriye, na screenshot ngiyi ndayifite, we yivugira yuko ari prank twavuganye. Rero reka mbabwire, agahuru mbikoresheje byakumvikana nabi, gusa nyine I think yuko za nduru zose zavugaga n'ibiki byose byarangiye. Ese Oliver, ese James, mwiteguye gute? Mwiteguye gute comment z'abantu, cyangwa se abafana banyu agahinda bafite bagiye guterwa n'uburyo mwababeshye? Mwiteguye gute kubibakiza, cyangwa se kubakaruma bakagaruka muri mood yo kujya bareba noneho za prank wenda za nyazo, cyangwa se n'ibindi bintu muteganya kujya munyuzaho? Abafana banyu n'abantu babakurikiye muzabasaba imbabazi bingana iki? So guys,
icyo nashakaga kuvuga ni icyo, mesaje nashaka gutanga ni ukuvuga ngo mujye muharanira kwihesha agaciro, muharanire kurinda icyubahiro abantu babaha ndetse n'icyizere abantu babagirira nk'umuryango. Abantu benshi baba banareba bakafatiraho icyitegererezo mu babakurikira n'ababagira gute, muharanire nako byamaze kwangirika, ahubwo nimuharanire kugarura icyizere mu bantu banyu babakurikiraga, mu bantu banyu babarakariye n'iki byose n'abatari babazi barabirebye, muharanire kubagarurira imitima. Nta kindi nababwira rero, amahoro y'Imana abane namwe. Guys, niba uri mushyashya ntiwibagirwe gukora subscribe, niba usanzwe nawe wibuke gusiga comment, ukore na share. Ibiganiro byacu nakagaruka, amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.